umuntu akitwa apotre atagira amatorero abiri yashinze. And someone be entitled apostle and they haven't even planted 2 churches. C'est anti-biblique. It is ntago ari Bibiliya. Bibiliya umuapotre ni umuntu ugenda ushinga amatorero akashira abapasiteri. Biblically, iyo umaze gukora ibyo ni uzuba apotre. Biblically, uzuba apotre kuri titre, uzuba apotre ku bikorwa. Biblically, an apostle is someone who plants churches. So you're not given a title an apostle by a name. It's an office, work to do. Bishop ninde? And who is a bishop? Bishop ni umuntu ushobora kuba hagarariye Queensland, amatorero yose ya Queensland yose yaha ari muri denomination ye, we akaba bishop wayo bafite abapasiteri. So donc bishop ni ushinzwe administration. Bishop atandukanye na apotre. Apotre ashobora kudashingwa administration wakagenda shinga amatorero. Bishop ni office, ni biro, ni titre. Ni kuvuga ngo uba ufite aha muri Queensland ama commune yose muyita amaboro muyita gutima The suburbs. Ama suburbs, buri suburbs ifite paroisse. Noneho umukuru wabo bamwita bishop. Ni kuvuga ngo bishop niwe ureba ariko afite intumwa hejuru niyo yamushizeho. So a bishop is someone who's overseeing more than churches over the suburbs. Very good. Hanyuma mu rusengero paroisse. But in a local church, habamo senior pastor. there is always one senior pastor. Nuko ngo niwe pastor mukuru. He is the leading pastor. Abandi ba pastor bariho munsi na ba sister bamufasha. And others associate pastors, they are workmates, they work with him. Umupasiteri wa paroisse. So a local church pastor, ashizwe kumenya intama umunsi kundi. He's in charge of looking after the members every day. Ashinzwe kumenya ababatizwa, abapfuye, ababyaye, abagize gute, niko kazi k'umushumba. Umushumba ashingiranwa n'intama. He have to know who have died, who have married, and everyone. So he's a shepherd is married to the flocks. Naho abandi ba pasiteri baba baraho basengewe bamufasha imirimo, ashobora kubabwira ngo wewe uraba umushumba ariko ureba abaririmbyi, uraba umushumba ureba urubyiruko, uraba umushumba ureba abapapa, uraba umushumba ureba. Donc bakamufasha mu departement. Iyo utabafite ushiraho abalida abayobozi bayoboye, ariko iyo ufite abashumba biba byiza ko ari bo mukorana. Ariko iki gihe umuntu araza akavuga ngo we ngo yari revera muri Afrika, ngo simba revera muri ditoro nsanze mu revera. Revera niki? Revera ndagira ngo mbasobanurire revera icyo bivuga. Ijambo reverend rikoreshwa muri King James muri Zaburi y'ijana 138 aho bavuga ko Imana tugomba kuyireveringa. Revera ni ukuyiha icyubahiro. Ijambo revera ryavuye herero, ryazanywe n'aba Assemblée de Dieu, kuko aba Assemblée de Dieu batagira apostleship, batagira ibintu by'abapotre, batagira nanone ibintu by'aba episcopal nk'abangirika. Bo bashizeho umuntu bita ngo ni umusurintanda. Surintanda ari nkawe bishop, aba pastor bakitwa ba reverend. So other assistants, usanga abantu bose batavuye no muri Assemblée de Dieu bitwa ba reverend. Ntibibaho. Reverend ni terme y'aba Assemblée de Dieu. Turumvikanye neza. Donc ibyo ni ibintu birimo bihangayikisha amatorero hano muri Amerika. Hano no muri Amerika birahari hose. Sinzi ko namwe mubifite hano. Banzu wihanganye papa. Murabifite namwe ibyo. Nukuvuga ngo dufite ibibazo bikomeye. Abantu baraza mu rusengero bicara ngo ariko nari revera narasengewe. Ni umurevera, umuntu wakwitwa revera kwizina. Revera nushinzwe intama. Iyo utakizishinzwe ukurwaho uburevera, ugumura umupasiteri. No, ntuzuba revera udafite intama uyoboye. Igihe cyose udafite, reka mbabaze, hari fonction na titre. Fonction n'uburevera, titre ni pasteur. Igihe utakiri revera ukomeza uri pasteur. Rero ntuzugenda n'uburevera udafite intama. Sinzi ko mubyumva ibyo bintu. Donc ibi bintu ko biraharibisha amatorero, ndagira ngo mbibabwire ko aya matitre yatumaze.
dufite ibibazo by'amatitire kuko kandi kibagala musanya mutuleliya mutule musa yetagade tamugwatale muluhukeyo aramubwira abanyamuryango bamenyereye amatitire tugabana bakemuse hafi n'abaganda kandi kitugala musanya mutuleliya mutule musa yesagade tamugwatale muluhuke yesagade tamugwatale aramutuka mu rusengero umwana ntiyabyumva ari byo avuga ngo uvuze iki ngo ndavuze ngo wowe ngo yoko ngo niwe wambaye ngo yedi bishop ngo tangira ngo bishop mutule yawe mutule musa yesagade tamugwatale muluhuke yesagade tamugwatale tuluhuke yesagade tamugwatale muluhuke ugira ngo wava uri muri hari office ni fonction hari abantu badumvije naza ngo mwe mubanze bumve abo ngabo bo si ngombwa cyane nkamwe kuri ndaza kuvuga ibya rusange ariko ibi bigiye kutumara muri Zion Temple tubigenza gute iyo uje uri pastor ukiyobora muri Zion ubanza kuba umukristo ariko tukakubaha nk'umushumba kuko ubushumba ni nk'ititire ambassadeur niyo yavuye akomeza ari ambassadeur tabuze ukuraho umuntu amavuta y'ubushumba ariko amatitire apotre prophète biriya ni ibyawe mu mubiri wa Kristo umushumba niyo mpamvu n'umuntu nakwita pasteur kandi wari bishop uzuryemera kuko niyo titre duhuriye biriya bindi ni fonction ikitari fonction cyonyine ni apotre ziriya 5 ministries ariko bishop ni fonction niyo mpamvu mu Banglika umuntu azaba uyu munsi bishop ejo bakamukuraho archbishop bakamukuraho agasigara yitwa retired nukuvuga ngo ntushobora si fonction zubaho imyaka yose dero twiko tubagenza uraza ukicaro kwa pasteur twarangiza tukakwiga nyuma yo kwiga tukakohereza ukabanza kwiga doctrine ya Zion amezi 6 muri ya mezi 6 bakagukurikirana bagatwandikira ko wemerewe cyangwa wemerewe tukakwentegra mu bapasteri ariko ntukomezanya ya titre cyuwaba revera kuko nta mfizi zibiri ziba mu kibuga kimwe ntimuzi uko zarwanaga muzi ukuntu imfizi zarwanaga cyuwagira abarevera babiri batatu mu rusengero rumwe ntibibaho niba uri revera uri mu rusengero rw'abandi vayo cyangwa wicaruwe umupasteri apana kukomeza ubwo ngo ndi revera nase wasengewe nande niba warasengewe nawe genda utangize ubwo rusengero ube revera ndabizi ko muri aba revera ndimo mbivuga muri aha ndimubabare si ndimo mvuga wowe ko ndavuga imikorere utagira ngo ni wowe ndimo mvuga none ndavuga imikorere yo yateye akajagari ngo twaje turi revera ngo abana bejo ubundi ko baradutegeka uwo mwana we afite izo ntama niwe revera wewe ndi revera kuko nta ntama ufite uwo ngo uzifite nyine nubwo adafite experience nk'iyawe kubona afite abantu 110 bamwicaye iruhande abayobora akabahigaburo ryera niwe revera ariko ibyo waje gusengerwa iriya baza baca umugani mu Kinyarwanda ngo nari umugabo ndihabwa intebe nari umugabo ndihabwa intebe ukomeza ngo kera sha nari igitangaza uyu nguyu munsi uri iki niba kera wari igitangaza n'uyu munsi komeza umuriwe ibicuye igihe tugomba kugendana n'ibigezweho do you get me muranyumva ababyeyi ibi mbivugiye kuko tugiye kumarana no kurogana no guhana amasumu sinzi niba tuzongera kwigishwa inyigisho ABC zo mu mwami kuko mbabwiza ukuri ibi bikorwa byose n'ubwana mu mwuka ntugire ngo imyaka umuntu agize mu gakiza arakuze mu mwuka no ibi n'ubwana ntitwize umuntu wize ijambo ry'Imana ntazarwanira intebe no ubwana mu mwuka nibwo buzabarwanira intebe icyongeyeho umwana wo mu rugo ntazarwana kwiyemeza ko atari uwo mu rugo ariko utari uwo mu rugo bahaditsemo bagashiramo niba ushaka kwerekana ko ari uwo mu rugo uwahamagawe n'Imana
ntazarwanira amatitire, ariko utarahamagawe ayakubitanira n'ingumi kugira ngo wamwitewe. Sibyo? Iyo muri famiye uzi kutemewe uzubirwanirira, ariko muri famiye ntacyo bimubwiye. Bavandimwe, ibi bintu rero sinakabivuze mwese, byari iby'abapasiteri gusa, ariko noneho namwe murabizi, abakristo bigiye kubasaza. Namwe abakristo bigiye kubasaza. Kandi njye sinzi ko hano mubifite, ariko muri Amerika twashize. Oya, mwe ntabyo mufite. Muri Amerika, mana yanjye, ngaba bavuye i Kigali, abavuye i Tanzania, abavuye i Burundi, abavuye bose baza babaye abarevera. Nabagise nta yindi titire yaba ni revera. Ese muri abarevera mwese? Namwe mugera abarevera benshi? Anyway, reka mbyihorere. Tibaraba benshi. Hallelujah, Imana ibahumugira. Mwebwe mufite amahirwe rero, tibizaba ubutaha. Turebe uko uwatwakiriye buriya yagize ikibazo gikomeye. Kubera iki? Iyo atavuze amazina yanyu neza, amatitire asubira hanze ngo yansuzuguye. Niyo mpamvu abatinza yabuze ibyo avuga. Aho kuha Yesu icyubahiro tuvuga ati Yesu yatuzaniye umushitsi naza twigisha, ariko agashakisha. Dore n'umwana bavuga ngo dufite umushitsi, ngo dufite bishop, kuko n'abana bamaze kwandura iyo ngeso. Abana twarabanduje ingeso. Mbere yo kuba ba bishop, mbere yo kuba ba apotre, turaba Kristo. Donc icyo nicyo cyambere. Umuntu ndi yaririmbye ngo ngendi apotre, nzahora ndiwe. Ni yarabiririmbye ibyo. Yavuze ngo ngendi umukristo, nzahora ndiwe ngeze kugupfa. Amen. Datumzara kajabika. Igihe uburevera buje. My father who gave birth to me, Kajabika. His name is Kajabika. Yatangije amatorero muramuzi. He started many churches. Iriya niyo n'umuapoturi. And that's his job, apostle. Ariko umunsi haje amatitire y'abarevera kugira ngo batange ibintu, we yaranze. Aravuga ngo mfite abana nigishije nibo. But when they started giving titles of reverend, he refused and said, I have sons. Afata abana bize. He took sons who were educated. Abohereza kwiga. He sent them to be studied. Bagaruka bitwa revera, yicara munsi yabo. Niwe warise. Aravuga ngo no, ngo dufite abana bakoze. Reka ari bo bamarevera. Abirwanirira n'abandi bashumba bagenzi be bo banze bitwa barevera. Baravuga ati ngewe sinakwitwa revera, mfite abana bavuye kwiga Bibiliya. Bati nimukende mukomere. Bizatumye atabawe Kajabika. C'était apotre, Kajabika no mu apotre. Ntiyigeze n'umunsi n'umwe asaba ayo matitire. Kubera iki? Cyangombwa nuko yarabatije abantu barakura mu mwuka nabo babagabo. Nguwo. He refused to be given a title and sent those who are coming from school to be given a leadership, and he stood and he was read by his sons. Ntituzapfa ubusa. Let's not fight for ngo ntimwanyise apote ndi uzunyita Gitwaza Paul, c'est fini birambagi. Just call me my name, Paul Gitwaza. That is enough for me. Icyo kirahagije. That is enough for me. Yego ubinyise apotre ntacyo byantu wari utabinyise sinarara umutsi ngo shangu ntiyanyise pe. If you don't call me, I will not lose my sleep over it, but if you call me, that's well. Ibyo bizadufasha kumenya uwo dukorera. That will help us to know who we serve. Ugira ngo Yesu ahagurutse bagahura na Petero na yavuga ngo intumwa Pete, ugira ngo Yesu niko yamwita Simo. Simo uraho. Do you think if Jesus meet Peter will call Apostle Peter, or you just call him Simon? Ngo Yeremiya we nakomenya utaravuka. Kandi kugira umuhanuzi ariko ndi yatangiye ngo umuhanuzi Yeremiya. Tufite amazina yacu. Ibyo ni ibindi. Mureke tugumane amazina yacu. Let's remain with our own names. Bwana sifiwe. Praise Jesus. Uwo mbabaje haba kuri televiziyo haba ambabarire. Ariko kwari ukugira ngo tumenye ko ibyo dupfa ntacyo bivuze.